aka kana kari byembyembye ya gashaka bembensi kari hoti gafite n'utudensi kari be bombo kratinade iyo nayo ni indirimbo eh bombo kratinade gets you nta mugore se wakuyemo cyangwa umwana mugore arahari andolova ye isuzuko nakati yari amaniga bari banzi nka guest utajya mutu ninja walaje umfata umutima twigira farawe ninari nzika iby'inkundo ntanabikozwa wankomye kare oh my baby I want you by my side oh my baby my heart nahindutse umufana iyo bayita umufana nawe urayizi expression yo kwandika ariko baba batereka mbe mbyihoreye ibyo bintu by'ababije mu mutwe kari bantuza bajyaga babikora barapere ba Fireman n'abandi bose kuri ubu turi gukora umuziki nyine muri kariya yagutunga igatunga nabawe no mu gihe utazaba ukiriho bavuze ngo ntago byabatunze aho ndongera kuvugana abakobwa baravuga ngo reka nawe ngo numva uzabamara se muhungu wanjye nambajyana hese mbamarira iki ubabwira utwo tugambo nako bakubwira utwo tugambo twiza aratumbwira n'ubundi hari aho wari wajya bagahagarara bakavuga ati twaragusariye bakeya se reka nanjye narabasariye ndinde wo kubasarira se bo bataransariye reka kangiye guhindura Bob Bruce aretse nkasoza amana aretse nkasoza ikiganiro Bruce ibyo uzabikora mu kindi kiganiro cya kabiri waje kuvuga ku ndirimbo ya Overdose wayisohoye sibyo ndi kuvuga ibyo ngiyemo Melody yambwiye ngo arashaka kurabo yanjye cyane yes undi umwe mu bantu bari gushakira uri umwe mu bantu ikinyarwanda kiranje bari gushakira yego indirimbo zawe ariko indirimbo zawe kutabwiye ko bazi downloadinga oya ntibadownloading bajye bazumvira online arakoze sawa cyane mukande subscribe nyamuneka mukomeze muze muri benshi cyane hanyuma kandi mukande notification mwibuke ko kazogera ni cyane kabisa mu bitekerezo like and comment share ewana dukomeze tubane ibintu bigende fresh cyane dukina PlayStation mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kundi birumvikana ni NTV Rwanda of course ndi Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndangarwa ndi ntore ariko kandi nyaboneka yongeraho na Diaspora mumeze mte wa Spopi izera ko mwaka wa 2025 mwawutangiye neza niba ari nawe mwihangana I'm so sorry niko isi meza birumvikana abari hanze y'u Rwanda mwamaje gukanda subscribe salute cyane ndabasuhuje abari kumwe cyangwa ninjoro good morning good afternoon good evening bitewe naho uri inayo wacu ni mwiriwe birumvikana kuri kamera kiba kingenza genzwa n'imyidagaduro new generation impano nshya zazindi namwe ubona ukavuga ati ariko iyi yari yarabuze ahantu igaragara kabisa aho rero niyo mpamvu nabuzaneka mfungure NTV Rwanda igigaragazana izi mpano ndabashimira cyane mwabyumvishe mukabishyigikira umuryango warenga 2000 mwamaje kuba munyereka ko muri tayari cyane ariko nyaboneka mukande notification ndabibona ko mutareba ibiganiro nshyiraho kandi mwaramaje gukanda subscribe mukande notification ubundi dasigaye dutwike hashye cyane umusore umeze neza cyane bro utyaye cyane kuba uhagaze gutyo ndashaka banza umbwira uwo mutwe wawe wonyine nangaye umutwe wanjye ntago nzayo mama yawuguze ndavuga ibiriho ibi bana uragira bazamfate babice babitware none se wabishyizeho kugira ngo tuzaya tubibona urabona bihagaze angahe nk'ibihumbi nka 90 rekera yitwa Andlova n'umuhanzi ufite impano kabisa ifite akazoza mugani w'abashikiranganje b'abarundi bavuga ati ni impano ifite akazoza mu Rwanda tuvuga ko ari impano itanga icyizere niyo mpamvu uyu munsi niyemeje kuganira nawe ngo aze atuganirize ese impano ye imeze bite amenye ryari afite izihe ntego ubundi se arayifite wenda nge nemera ko ayifite ariko abandi mwebwe muraza kumbwira muri comment muhaberera ikaze mu kiganiro tugiye kujyana n'uyu muhanzi ukiri muto mu myaka ariko mu mpano yo ni munini cyane kabisa Androva tuguhaye ikaze thanks Mr Muhanzi
hari diaspora. Oya ntago ari diaspora ni diaspora. Insubirisha. Ndavuga ngo of course mwongereho na ka diaspora. Subiramo twumve. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Oya ndi kucyumva cyane kuba ndi diaspora ho ndacyumva. Wenda abandi ntibashobora kutacyumva cyane ko ibyo ba diaspora ntago mbifite. Ubona ikintu kiranga umu diaspora ngo afite amafaranga. Kandi nawe wambwiye ko uri umu diaspora. Waturutse Nyamagabe mu Metisi. Oh yes. Kigali no mu ntara. Oh yes. Metisi se? Oh yes. Mu Kinyarwanda bikabiki? Bikabiki. Abyibagiwe. Hari inyito wenda nashatse gukoresha bitewe. Nawe ntayozi. Oya irahari hari inyito bajya bavuga ngo urumva ubundi y'umuzungu n'umunyarwanda babyaranye. Hari indi nyito bajya babikoreshamo nuko baje kuhindura ibisirimu cyane wenda ishobora gusaya Ikinyarwanda cyari gisa naho gisesereza. Hanyuma se umunyentara no munyakigali yo babyaranye. Abari imvange. Imvange y'uturere. Androva. Bimeze bite se man umwaka wusoje gute 2024? Navuga ko ari fresher ahantu hose. Umwaka nakoze indirimbo irabuminga uburyo butunguranye. Nawo nkutangire kuri NTV Rwanda. Urumva ibintu byose no umugisha tu. Nta mugore se wakuyemo cyangwa umwana? Mugore arahari. Ubwo kurwanya ahereye kera mbwira ko ari umugore mukuru. Oh yes. Ubu ufitiye umugore witwa nyogokuru. Ubu nicaye mbizi ko umugore mukuru ahari abandi bose bazaza arabunganira. Bazaba ari abakeba ni sawa cyane. Utuntu nka tungaya twakugoye twagukubise challenge muri 2024 uvuga ati byanga bikunda 2025 two ngomba kureba uburyo ki shyira ku murongo muri za ntego umuntu yiha muri urabiza abasore man hari utuntu umuntu benshi baravuga ngo no kwiyemera kuko ngo twipasa barebare hari ukuntu uvuga ati uyu mwaka ngomba gukora ibi nibi ugasanga rimwe na rimwe nipashe muremure wowe mu ntego zawe wazigezeho kangaye kwijana cyangwa nta nizari zihari umwaka ushize se tumanekereza cyane oya kawarumbaje ikintu cyangoye ikintu cyangoye no kwinjira muri media nyine nkamenya ngo ndakora ibintu binyujije mu yihe ngoni kugira ngo bibashe kumenyekana ikintu nyine cyo kuvuga ngo umuziki wanjye ndawukora gute biriseriye cyo kintu cyangoye tu urumva twatumenyera ibintu by'impano ngo mfite impano ariko uzazibyaza umusaruro gute ikintu cyarangoye kukimenya bro wari uzi ko ufite impano ariko kwibyaza umusaruro ari ikibazo waje kubimenya gute ko ngiye nagiye muri studio nzi ko bazahita bankina kuri radio ariko nawe uri kutubeshya urimo uravuga ngo ntiwo wari uzi kubyaza impano umusaruro kandi wari uzi ko indirimbo bayikora bakayijyana kuri radio bakayikina none se nayo nzi bayicururiza siko nagiye muri studio ariko ntagira na Facebook ese ubwo hari ryari nko mu myaka 2 ishize mikoro yanyu ujye uze kuyitaho nyabona ayo majwi ntaza kuyabura nko mu myaka 2 ishize ubwo ni 2022 cyangwa 2023 tiranye niyo heruka mu ishuri shase mperuka nanjye ubwo baratubwira twese dukomeze muri comment batubwire mu myaka 2 ishize hari mu uhe mwaka Ariboro Rocky yashyize kuri X urumva aravuga ngo ku munsi ngo ujye ubika ngo 25 iminsi 7 ngo yabanga ari 1750 urumva ngo noneho ngo ubwo iminsi 30 niba yaravuze 10 na bingahe ahita ateranya yerekana ko mu gihe cy'umwaka waba ufite ngo miliyoni imwe niba ari n'ibihumbi magana ngahe abahungu baragenda baramwataka koko baranga imibare yawe ngumenya ngo ari yo kubara filime gusa happy bana nawe hari igihe amaze gutama igihe amaze gutama akahita yiyongoza kujya live akavuga hanyuma Androva 2024 urayisoje success za wenda wazigezeho cyangwa se ntiwazigezeho dore wanze kubitubwira shana nayisoje ndi kunywa amata wari wanyweye amata nyogokuru wari wamusuye se kuri Noheli na Bonane of course tugomba guhura niyo ntajya yashobora kuza niyo ntaba nagiyeyo we shobora kuza nyogokuru wawe aracyafite imbaraga ku buryo ava i Nyamagabe akaza i Kigali cyane aho kuri kubigira nka hari ukuza n'amaguru uramutegera dukomeze murakoze ariko ando eze ando uzi ko ariko mba numva wa muniga harya wo hanze y'u Rwanda witwa Andi cyane Gandi
Ekana nawe. Ese Androva bisobanura iki? Androva mukanya babandi bavuze ngo next tube dukomeje. Yawe nasobanurira abantu izina rya iryo rivuga. Androva umuntu uzi ijambo bita shorting nyibutsa ngo iki? Akamana biragoye kubisobanura, ni ibintu byinshi. Ahubwo vuga ngo biragoye kubisobanura umuntu utarabyize, nkanjye numva sinabyize. Nk'ubu iyo soro tuvuze sinyize. Birahita binsaba inzira nyinshi kugira ngo nze kugera ku gisobanuro cya nyacyo, kuko ntabwo nahita mvuga ngo ndase ku ntego wa mugana w'abandi. Bisaba nyine ngo ubisobanurire umuntu abyumve neza ibintu uvuze. Bamenye ko izina Androva risobanuye ikintu cyiza, si kibi. Yego. Ubwo nibaza kuvumbura ko ari kibi bizagenda gute? Ikibi ubivumbura arabyimenyera nawe arafite ndabivanye. Ahubwo afate ko bazaba bamubeshye. Androva bisobanura ikintu cyiza. Azaba yibeshye. Azaba yibeshye? Umuntu uzavumbura ko ari ikintu kibi azaba yibeshye ubwe. Sawa cyane. Hanyuma Andro, ujya gutekereza kwinjira muri music, nkeka ko wenda hari ibindi bintu warushoboye mbere y'uko ujya mu muziki, gufata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho ngiye kuba umuhanzi, ibi byose ndabikatiye. Nkeka ko umuntu yakura aba afite ibintu byinshi atekereza, sosiyete nyarwanda bamo, abo mu rugo bamubwira ati mwana wacu azaba ibi, uri kwiga ibi n'ibi, ugafata icyemezo cyo kuza mu muziki. Niki cyabiteye? Niki nyine cyaguteye kikavuga ati ewana iyi nzira niyo ngomba kuba ndimo, ibindi byose reka nshyire ku ruhande? Nasanze ari cyo kintu nzi gukora neza cyane kurenza ibindi byose. Ubundi nagira ngo nyinjize aho hantu. Sasa iyo umuntu avuze ngo ikintu nzi kugikora neza cyane, nayo yongereho. Ntabwo njya nkunda amagambo, nkunda ibikorwa. Twagiye. Androva ye Yesuzu kona kati yari ya maniga bari banzi nka guest utajya mutu ninja walaje umfata umutima twigira farawe ninari nzika iby'inkundo ntanabikozwa wankomye kare. Oh my baby, I want you by my side. Oh my baby, my heart. Nahindutse umufana. Iyo bayita umufana nawe urayizi? Okay. Urayibagiwe? Next. Indirimbo ni nyinshi, wavuze ko ari byo bintu uzi gukora cyane. Njye ndashaka indirimbo ku buryo ndagera nkibagirwa ko ndi n'umunyamakuru ndi gukubaza. Nanjye nkaririmba. Tugiye kuba ngiye kwiyobora mu kiganiro. Twagiye. Uyu munsi turi konji. Bebe ngwino nkwiyereke uko ndi. Nubwo uri mwiza oya nabyo po ngwino mbyinire dali. Wa nkoko y'umutima iyo udahari karapima nkiyahuza na marika. Oh Monarisha, ufite body rishayi. The way you dance be my vibe. Body rishayi. Body rishayi. One day true wintera taki. Kari bembembe. Aka kana kari byembyembye. Ya gashaka bembembensi. Kari hoti gafite n'utu dance. Kari be bombo kratinade. Iyo nayo ni indirimbo. Bombo kratinade. Gets you. Ibintu barabibiyemye ariko ntabwo mwumva. Barabibuzanyije. Ibyo bintu barabibiyemye ngo ajya ngo ni ya boro yitwa ngo iki? Ya boro yitwa ngo iki? Munyandikire muri comment. Ya boro nsiyeri ndabyibagiwe. Ntabyo nzi ni Mr Muhanzi wimvugishije. Akareka. Wowe sinjye. Nese wo mbyenda ndirimbe. Ndakwihakanye. Wazinye. Nakubwiye ngo uririmbe aho nakubwiye ngo uvuye bombo kratina. Si wo mbwiye ngo ngiye gute. Akareka. Nabyibagiye. Yes, Androva ni sawa cyane. Hanyuma umaje gushyira indirimbo zingahe hanze rero? Indirimbo ebyiri. Indirimbo ebyiri. Muzo turirimbe harimo zingahe uwasize hanze? Zose. Ya mbere yitwaga? Iya mbere bayita Bien. Iya kabiri yitwa Umufana. Ese ugiye kwandika nk'indirimbo wowe wicaye ukavuga ati reka mfate ikaramu nandike, ugendera ku cyo wandika? Wandika ibikuje mu mutwe, hari ibikuza mu mutwe ukabanza bimwe ukanabyihora, hari igihe nyine wari wumva ufite inspiration yo kwandika ari wavuga ati reka mbe mbyihoreye? Ibyo bintu by'ababije mu mutwe kari bantuza bajyaga babikora, barapere ba Fireman n'abandi bose. Kuri ubu turi gukora umuziki nyine
muri kariya yagutunga igatunga n'abawe no mu gihe utazaba ukiriho. Uravuze ngo ntabwo byabatunze ibyo bakoze. Ibyo ni wowe ubivuze, kanikomereze. Urumva kuri iki gihe man, uko uzi ujya gufata credit wenda ya $5,000,000 n'urugero, ukagenda ukicara ukavuga ngo ngiye kuzikoresha iki ngiki kugira bazizanyungukire zintunge bashe no kuzishyura. Ni nako mu muziki wicara ukanza ukareba isoko ugiyeho, ukavuga ngo kuri iki gihe turi kugendana n'ibintu bimeze gute, ko nukora ibi abantu batari kumva muzacuruza. Kandi umuziki ni ugucuruza. Curuza iki? Curuza umuziki. Urakoze. Urumva rero wowe ucuruza iki? Nanjye nibyo. Nyine ni wari wadusubiza ngo tubwire iyo ugiye kwandika kugendera kuki. Ndi kukubwira, ndi kugusobanurira man. Wagiye. Urumva uba ugomba kwicara ukabanza ugaplaninga ukavuga ngo ndi ku isoko rimeze gutya na gutya. Warumbajije ngo nyine ngo ni imagine byo mu mutwe. Si byo mu mutwe kandi njye ari ubyanjye nibyo biri hanze. Genda icara nkabanza nkareba isoko ibiri ku isoko kandi bikunzwe nibyo ngenderamo. Nibyo nireferaho nyine nandika indirimbo yanjye. Mu matora wakoze yihe ko byari bikunzwe biri ku isoko? Ese abakoze bose warabumvisha? Cyane narabumvisha. Kumvisha abahanzi FPR yatubwiye ko indirimbo babakoreye cyangwa se badepoje hariya zakozwe muri kiriya gihe cy'amatora zarengaga hafi ngo niba ari 500 niba ari 100. Uzimo zingaye none wowe? Ni nyinshi ntago nazibuka nanjye zonze. Gereranya umubarozi. Nzimo nka 200 muri 500. Akoze. Urumva zose nari nzizi aho kubera igihe gishize narazibagiye. Izo nizo nibuka nona. Ariho zigisoboka narazumvaga zose nari nzizi. Kandi ukunda amatiku ntazo. Ndahangana rega. Nakubwiye ngo ndi intare ndi ndahangarwa. Okay, ubwo nye nta ndirimbo nakoze ubwo. Ntayo nakoze. Uze ko watubeshye rero warapostingaga. Byose se uruhare mu matora. Oya rega ntago nashatse kuvuga ngo uruhare mu matora nagendeye kuri iyi ntuza warumaje kuvuga ngo wowe ukora ibiri ku isoko biri gucuruza. Anyeka ko bya biri ku isoko biri gucuruza. Angelique buriya umwegereye yakubwira uburyo byacuruje. Na Angelique nyine. Kandi nakubwiye ngo ndareba isoko rihari nkareba nimba nafitingamo nabonamo nyine iryo soko nanjye najye nagacuruza. Ni sawa cyane. Ando reka wenda twinjire ku ndirimbo yawe umufana. Utubwire wongere uyiririmbe no tuze twigire ikintu tuyivugaho tuyihuze n'ibyo maje kutubwira byari biri ku isoko yandi kutubwiye n'ibiki byari biri ku isoko ujya kwandika indirimbo umufana. Barayize rega. Ndirimbo kire wasanga uri kuyibagirwa muri aka kamwanya. Indirimbo umufana ni indirimbo twanditse ndi kumwe na Niyo Mpano. Indirimbo twakoranye. Photocopy ya Buravan uri kuvuga? Photocopy Buravan. Iriya ndirimbo rero mane yabaye successful n'ukuririmba nta kintu nta soni binteye tu rusha kwinsubirishamo inshuro 100. Muyandika rero niki cyakiri ku isoko mwanditse indirimbo mukayita umufana? Niyo nyine ni umufana. Nyine tubwire tubyumve ntabwo cyo kintu ntago ndi kucyumva. Uzi ko izina umufana ritajya riva hit. Yari umufana w'iki rero? Ni umufana wanyu, ni umufana wa Rayon, ni wa Peri, ni w'ibiryo, yari umufana w'iki mwavugaga mwe? Izina umufana nta limite rifite. Mu byo ukora nawe ukora ibiganiro ukavuga nk'umufana. Natwe rero twaravuze ngo umufana. Muri domaine yose herereyemo umufana. Ikintu cyose iyo gikunze uba ubaye umufana wacyo. Ese gatoya umufana n'umukunzi wo bitandukanye gute? Banumva ari kimwe. Banumva ari kimwe. Umuntu avuze iyo mwari umufana ndaka umukunzi bose bari bamwe. Kuko iyo ukunze umuntu uba uri gufana ibintu bye. N'umuntu ukunda Rayon Sport aba yifana. Numva byose si kimwe se. Wowe ufana iyihe? Bana abakobwa. Umupira ugafana iyihe equipe yatsinze? Amavubi. Amavubi. Okay. Hanyuma iyindi wari wavuze ngo yitwa Bien. Yo ntago nyize yongero yimbwire numve. Zatuma nsarara. Iravuga ngo uyu munsi turi konji. Baby ngwino nkwiyereka ukondi. Nubwo uri mwiza kakanyuramo kiruka. Oya nabya pongi no byinire dani. Buretse gato. Ako kanyuragamo kiruka karagake. Akuvuga ngo pyu. Nabyumvishe kagiye nyine. Agakize. Ako nyine sinakamenye pyu.
nahise umwana babwiye ngo shushanya imodoka iri mu muhanda barayimweretse itambuka ngo genda ushushanye iriya modoka inyuze mu muhanda ageze yashushanya umuhanda abanga imodoka nsanze yagiye uburayi musigaye muririmba mwabwigiye imitwe imitwe yiheze wewe urabanje uratubwiye ngo umukobwa ngo uramuhamagaye already ngo naze ngo umwereke uko uri ataje ntabwo yakubona narahamagaye nsanga pyo mwasanze Gakiza ko ari ubuntu Potere Mignone ko ari kubabatiza ko nta mafaranga baca uravuze ngo yari yaguciye ese ko mvuze ngo nta mafaranga aca nkumva urimo urabinegirije wowe wagiye yose cyane ngende umuntu ndi umukristo ahubwo hariya inyuma yandi umunyarwanya kujya nongeraho ko ndi n'umukristo urumva iyo ikintu cyabaye too much uba ugomba kugira umuntu ukuganiriza n'ibyaha byabaye byinshi ugomba kujyaho ujya ukabigabanya ubu maze imyaka ingahe muri uyu muziki rero turimo nta n'umwaka umwe nawe ntiwari warangiye kandi watangiye utubwira ko umazemo imyaka 2 ngo watangiye 2023 ubu nawe wakwibutsa inkuru ya mbere wakoze uyikorana mu mutwe wawe wasanga hashize nk'imyaka nka 20 urumva icyo gihe nagiye nawe njyanye n'abandi basani mbaherekeje icyo gihe nibwo natangiye kwinjira muri studio ariko iyo tuvuze ngo wawutangiye ryari nigihe nyine wafunguye account zawe kubati ibintu byabaseriye burya burase nibwo waratangiye umuziki ubwo utangiye biro official ariko ubundi gutangira umuziki ngira ngo ni cyagiye utangira wumva ko wandika uririmba then ugafata no kujya muri studio ubwo umbajije ngo wiyumvishemo impano ryari akoze ese ngo niyobore se oya ndumva wanatuyoboye ahubwo ariko ni sawa cyane hano nubundi wari kuganira rega kuganira ntabwo hano haba hari editorine y'amakuru yo kuvuga ngo tugiye kuvuga ingingo z'ingenzi ngo uyu n'uyu ngo byagenze gutya nonge nanigorora cyane nushaka uniryamire ariko mugira intebe nziza nageze hano mbeshya ngo si iwanyu nyuma nza kumenya ko ngari iwanyu ingo iyo wicaye amafaranga na gutyo ukiri umuhanzi ukizamuka bumva umeze ute bumva warira cyangwa bumva waseka mba numva nakubaza nawe iyo uje winjira mu mafaranga na gutya uba wumva warira cyagenda rarize ndahogora ubuzwa n'ibyishimo ariko hanyuma papasi yawe yo muri uyu muziki byanga bikunda hari ibyo waje ushaka nibyo umaje kugeraho hari nibyo ushaka kuzageraho papasi yawe yo yagutse mu muziki yawe umva ari iyihe cyangwa ubona urugendo urimo bigusaba iki kugira ngo uzayegereho vuba nta kindi yabinsaba ni ugukora cyane nkanasenga first of all ni iyihe ushaka kumenya papasi yakuzanye wongera numva baniga warabaza ngo bashaka ngo kwemeza ibyana ngo bashaka fame yo kujya ngo agenda abwira abantu ngo ntahantu ugenda icyamamare urumva wowe muri papasi zawe wowe ushaka kuba umuhanzi wamara ku ruhe rwego ntabwo wishyuye inzu uko mbona bari kuguhamagara kabahamagara ariko cyangwa n'uwo wateye inda abantu muririmba indirimbo z'urukundo ntabwo muba mworohewe aya ngo baradukunda ariko nawe mukabakunda se cyangwa mubakunda urwuzuye urinde wo kubanga se ahubwo urinde wo kubanga ndashaka turabakunda pe ngaho tanga indezo rero ugira vuba dukomeze ikiganiro oya indezo nari nyobe ibintu uvuze indezo ni ibiki indezo ni iki iyo bari kukwaka mwitabe wumve ibyo akubwiye wumva nitaba ni message ni umuntu uhamagaye ariko si indezo ni iki indezo ubwo ni iki ni inshingano z'umuntu runaka cyaza ababyeyi bombi bahereza umwana we bari kumurera akenshi ariko bakunda kuyaka abagabo cyangwa abasore bashobora kuba barabyaranye n'umukobwa batabana ibyo byihorera ntabwo ndimo ntabyo uteganya ntabwo ndimo guteganya kubyara bizizana ese wadusomeye ako kamesaje uri gusoma tukumva gira amagambo wa muhungu kariya dutunze se ariko ngo n'amagambo aro babibwiye arababara kandi koko n'amagambo da wenda pana ya magambo njya numva ariko hano hari message turi kwandika turi kuganira tuzazuba dutunzwe n'ibiganiro ubwo muri za mvugo nziza z'ikinyarwanda ngo hari imvugo nyandagazi ubwo
bivuze ngo utunzwe n'amagambo ubwo aba ari imvugo nyandagaza nkeka ko ko ni nayo yadutunze. nawe ubyemera gutyo ko utunzwe Nese n'amagambo. turi mu biki? Turi kuganira. None se uri kuganiriza iki? Turi kuganira nyine ibiganiro. Si mu magambo se? Okay. Ndashaka papasi yawe. Ucyumva wahangana nanjye ariko. Aya. Kandi nakubwiye ko ndi indahangarwa. Undi hari abantu batajya basobanukirwa ako kantu. Iyo mvuze ngo ndi indahangarwa wowe ukampangara ubwo ushaka iki? Mba mbyibagiwe. Akoze. Papasi yawe muri uyu muziki ni iki? Papasi yanjye ni ugukora cyane. Icyambere nambira ariko. Ni ugukora ibintu bifitiye umumaro. Sinaye njyenyine bikajyana n'umumaro n'abandi bose tubasha guhuza. Urumva ni ibintu byinshi nyine bitumye mvuga ngo umuziki nawukora. Kuko twatangiye nkubwira ko umuziki ni business. Kandi umuntu atangira business ashaka gutera imbere akarenga naho ari. Umuntu uzakubeshya ngo ndashaka kugera cyangwa ngo nzagera. Akubeshye kuko business nyine niyo uko uyikora ikugenera aho uzagarukira ntubuhazi. Igihe ushobora kuvuga ngo ngiye umuziki wanjye ngo ndashaka uzamenyekana mu Rwanda. Ejo bigafatana Kongo n'u Burundi byose. Urumva aho ngaho buri kwirimita. Ariko nshaka gukora ibintu byiza bizagera kure hashoboka. Kandi ujye ubitwara n'ubushobozi. Sinshaka twihuka tinjiza njye. Hari abagakeneye ugatwiko abagakeneye bakigura utuviyuzi tu. Ntago nagura views. Abazigura zubona bibatwara iki? Ni ibyabo nyine barabyimenyera. Ese indirimbo yawe imaje kugira views nyinshi ifite zingahe? Njandika mu by'abandi koko. Views zawe umaje kugira zawe zitari ingurano ni zingahe? Vuga ngo zose nizanye ko nta ngurano ziriho. Ni zingahe? Indirimbo mufana igiye kuzuza views miliyoni 20. Ngo iki? Miliyoni 20 ubwo nizo niyongereyeho zitarajyaho. Uteganya kugura cyangwa watanze komande ntago zari zajyaho? None se ko mukiri kuyireba ni gute nshaka kuvuga izira akanya kandi ziyongereye? Akomana wajye ubaseriye bro. Miliyoni 20 mwana. None ziko na ntuza ya ntuza itari yagira miliyoni 3. Ntuza ya ntuza ni ya ntuza nyine. Turi kuvuga umufana yanjye. Hanyuma gukorana kw'abahanzi bakiri bato bakizamuka. Wowe ubigeze hehe? Kuko hari abantu benshi abahanzi benshi nakira ba upcoming bavuga ati kugira ngo dukorane ebana ni ibintu bigorana kandi ubusanga umuntu arimo arakubwira amafaranga se mwana korana promotion bikaba ikibazo basanga arimo aragenda bigenda bite ubona ari iki kibura kugira ngo mukorane? Icyambere mwese mwamukeneye fame, mwamukeneye kumenyekanisha ibihangano byanyu, mwese mwamukizamuka, ubona ari iki mushiduka cyabaye kugira ngo umuhanzi ukizamuka gore undi mugenzi we? Ntekereza yuko igituma abantu badakorana ntabwo baba bafite target zimwe. Nkuko bivuze Aroza ashaka fame, Aroza ashaka ibintu bivamo amafaranga. Urumva abantu bari mu nzira ebyiri zitandukanye. Bisa nyine ngo nimba wowe ushaka korabo y'umuntu uri muri side itajyanye n'iyawe ufite ibyo umugomba ashaka. Iyo utabifite rero urikorana. Cyangwa ugategereza igihe cyagera ukabona nyine uwo muhuje ibitekerezo tu. Nicyo cyonyine cyo kibura no guhuza. Ijambo ryahindura ubuzima. Ijambo ryahindura ubuzima. Bagira inama. Bose barimo. Kambe nditekereza bumbaza ibindi mbe nditekereza. Ibyo nibyo byonyine byanyuma nshaka kukubaza. Aho uri kugorana. Ese ndahindura ubuzima bwanjye nubwo ari ntarabona. Bw'abahanzi bagenzi bawe bakizamuka. Bandese. Uzabona nkora ibyiza zanyigire ubuzima se ndabuhindura nonge ubwanjye si burahinduka ngo ndahindura ubwabo. Kanyombya muri Genesis Comedy haramaje ngo ijambo ngo ryahindura ubuzima ngo ngiye se narababyaye. None se si ibyo nk'ibyo. Nanjye ngiye ubwanjye sindabuhindura. So ando muri industry turimo harimo byinshi bigora aba upcoming birumvikana. Wowe ni ibiki bimaje kuba bikugora mu gihe cy'imyaka 2 cyangwa umwe wavuze kumaze muri industry? Man ngiye ibintu nyine bingorane promotion gusa tu. Amafaranga urayafite yo gushora muri studio, ma video, amakorabora yakabakayaguha, icyo wabuze ni promotion gusa. Sha promotion ibihinahenze kurenza ibyo byose wavuze. Bibaza nyine nimba umuntu ashaka gukora indirimbo ikarangira. Aho promotion ikamunanira. Urumva nicyo kintu cya mbere kigoye.
ese uba wumva ku muhanzi promotion y'ibanze abakeneye ari nk'iyi? iyo tuvuze promotion muri rusange sinshaka muri rusange, ndavuga iy'ibanze. Sumbajije se ko ushaka ndeka ngusubize uko nshaka. Oya, uransubiza ibyo nkubaje, ntabwo nsubiza ibyo ushaka. Ikiganiro ntikiri bworohe. Promotion y'ibanze abantu kumwumva, kugira abantu ubone bari kureba ibintu byawe tu. Iyo niyo promotion. Kugira ubwo bivuze ngo ubukeneye away cyangwa se inzira yo kugira ngo ibyo bintu bicemo bibagere kuri abo bantu nyine. Yes. Ubwo akaba ari iyihe rero? Itangazamakuru of course muri yiyumvamo. Ubwo ni naryo rega kuko niryo ribasha kubigeza n'ahandi hose. Bagwitishijemo wenda tuvuge habaye nk'inama sibyo, agahuza abanyamakuru ba radio station, agahuza abanyamakuru ba TV station, bakazana n'aba YouTubers ndetse n'aba bloggers batandukanye, bakabubwira ngo ufite ibyiciro bibiri ugiye guhitamo kugira ngo bigufashe gupromote indirimbo yawe, wahitamo ibi? Ahitamo ibyiciro bibiri. Hari televiziyo, journalist from TV station, radio station, YouTube ndetse n'aba bloggers cyangwa se aba content creator batandukanye. Orebye nahitamo cyane agendana aba blogger n'aba YouTubers, nibo twagendana tu. Kubera iki? Nirihe banga ryawe waba ukoresheje cyangwa se waba wakurikiyemo? Kuko abantu hafi ya bose batunze smart. Ari n'utunze smart TV ariko ugasanga atareba amasheni. Urumva umwanya munini abantu twese tumara kuri internet. Okay. Hanyuma Ando, indirimbo rero nshyashya none uri gutegura abafana bawe, kuko byanga bikunda iyo wasohoye imwe ugasohora ebyiri, bivuze ko hari abatangiye kugukunda kanya wanatubeshye ngo ko iya mbere ngo imaje kugira miliyoni 20. Wasanga ari nk'ibihumbi 20 bavugaga iri hafi kuzuzuza. Iri hafi kuzuzuza. Uko abantu bakomeza bagende bayirebe, yitwa Umufana. Yego, wari umaje no kutubeshya mu kanya ngo indirimbo yawe ya mbere imaje kuza miliyoni 20. Oya, watubeshye. Sere ntago mbere. Uze abantu mugende mu checking iyo ndirimbo ngo yitwa Umufana by Androva. Bagende bayicheki mu ndebere, muhite muza muri comment mumbwire izo miliyoni 20 niba ari inzozi ari kurota cyangwa ko asaha yatanze commande mu bayi. Wajya yireba irangire abone ngo irangiriye kuri miliyoni. Oya. Indirimbo irangire irangiriye kuri miliyoni. Androva. Cyabaro ihafi kuzuza miliyoni. Ado, hanyuma tubwire indi ndirimbo yawe nshyashya basi dutegereze, wasanga ari izo miliyoni 20. Iyo ngiyo niyo nzajya gupremieringira muri Arena. Oya. Ndi kuvugana n'abashinzwe Arena. Bakumve cyane nyabona, bakumve cyane, ariko ni nabyo abantu bakwiye kujya batekereza impano nshyashya, kuko twabonye ya mpano ibintu yakoze muri BK Arena kabisa, yaragiye arakubita ikintu bita umufana, nari impari byatari, kandi twabonye n'abandi ba upcoming benshi bagenda sometime bagatungurana mu gitaramo runaka cyangwa se muri show runaka, bagakubita abantu bakabakunda kuko bafite talent, ariko barabuze time yo kubahereza cyangwa se iyo promotion cyangwa iyo stage bitewe nuko byita. Hanyuma rero wowe nawe uti indirimbo yanjye nshya nzayipremieringira muri BK Arena. Ibyo bintu wabibaza abantu bamaze ahantu njya gukubitira cyane cyane nk'Umuhanga. Urashaka kuva Umuhanga direct ugahita winjira muri BK Arena? Ni Kigali ndahakorerega. Umaje gukora nk'ibitaramo bingahe? Shabe ari byinshi mwana. Ikinjiza amafaranga menshi bakwishyuye gutya mu ntoki ukayacyura badaciyeka, kuko ninde numvishe ninde mwaka byaramwe. Hari umutipe numvishe w'umuhanzi wavuze ngo garega ngo mani ngo bira bintu bakubwira ngo bagoye ngo miliyoni ngo 20 ngo ntayo. Wagwa ngo miliyoni 20 ngo umunyamakuru ngo Capiropi the Great sha. Umungu wanje rero yaragize ati baguha miliyoni 20 ariko ukaba ufite wanga urahereza runaka, ubundi nawe afite runaka arahereza, ukageza mu rugo ibihumbi 10. Wowe yawe rero wafashe habo bose bavuyeho yarangaye menshi kugeza aka kanya tuvugana. Bro, nge rero sinavuga ko barimo abakomisiyoneri, kuko urumva kujya kuri no night club mu tubari ntago ari ibintu nyine uvuga ngo byishyurwa amafaranga menshi ngo byajyamo abantu benshi. Oya, ibari diro y'abantu 2 cyangwa 3, naho batagutezemo inyungu nyinshi cyane. Shaka kugwa platform ko koze bakagwa n'ibigutunga, kuko ntago wajya kuririmba ngejo ze wambara ubusa mu muhanda kandi abantu bakubonye imbere yabo banaserebuye.
yarangaye nyine ntabwo ndi buyavuge yala yasinjya mbere ntago arenze 5 yihorera ubwo bose urabona nambaye 5 oya wenda ibyo wambaye wasanga wabikodesheje ntago tubizi ariko man we ndi papa cyangwe man abantu bagende barebe kuri IG yanjye ni Androver rwa yanjye ndi papa cyangwe urabicuruza urabyigurira ndabigura iwawe ufite nk'inkweto ufite ihenze mu rugo iwawe wayiguza ngahe batazanye basinde ujya mu biciro waberega ntaga benshi bahazi aya ntago nkunda kwikina urumva iyo kwikina byabaye mu bintu byinshi niyo uvuze ikintu umuntu akumva watakiyumvisha ahita avuga ngo urikini ntabwo mbishaka rero ando dusoza ni iki wabwira abakunzi bawe abagiye kubana bwa mbere kuri NTV Rwanda ewana gira ikintu babwira ku buryo iyo ndirimbo ya 20,000,000 bagenda bakayireba ku buryo zuzura byibura mu mwaka umwe cyangwa ariko uzi uri kumbwira ngando hari ukuntu abakobwa bajya bakamagana nkumva kare ndakwiyamye nkuba ni akantu karyoshye cyane ariko uri kubimbwira nkumva wapi aha nibyo nashaka ahubwo ndajya mvuga Androver aho ndongera kuvuga abakobwa baravuga ngando reka nawe ngo numva uzabamara se muhungu wanjye nambajyana hese mbamarira iki ubabwira utwo tugambo nako bakubwira utwo tugambo twiza aratumbwira n'ubundi hari aho wari wajya bagahagarara bakavuga ati twaragusariye bakeya se reka nanjye narabasariye ndinde wo kubasarira se bo bataransariye reka twese twarasariranye njye n'abakobwa twarimanye ku myaka yawe ingahe 10 usariye abakobwa nabo baransariye ariko bye ndagusezeye ariko abantu tutaragenda mani ngiye gusohora indirimbo bita Overdose ndi kumwe na Queen Bella bagenda nabo bamusaza wose umukobwa ubwo nawe yaje kuri iki ando umuziki oya kandi bamaze kutubwira ko baje bahamaga ngando ikibazo nawe uravanga mbo my people nindi kubabwira ku ndirimbo yanjye Overdose ugende mu searching hanze tubwire muri ryajwi ryawe nyine tubyumve Overdose ubunge n'abakomando Overdose no kubashonesha gusa mwana ngiye nibwo nari nagiye kumva none isosoza komeza ugire gutya nta kintu uri kumvamo utwo tubore iyo tubore twizunguza rero buryo wumva uri kwifiringa gute reka ngire twumve urumva umeze ute ngeze muri arena bwira abantu platform zawe bagusangaho naho basanga ibihangano byawe dusohoze ndabona kigaragara cyazarangira kabisa abantu bansearching ahantu hose bagire gute bandeba ahantu hose murakoze ese uragira ngo ndebe imvuga ibyongereza sinzi umuhanzi umunyarwanda wagiye hanze ngo mu kwiruka ngavuze icyongereza nawe baramubwira ngo kukivuze nabi yababwira ko yari ari kwiruka nacyo se arabwira ngo cyari kuba ikibazo iyo mba mvuze nabi ikinyarwanda uransubirisha nimba mbivuze nabi ndamaze bagusange hehe rero Instagram, YouTube, Twitter, Audiomack, Spotify, TikTok, Facebook n'izindi zose barebe uwitwa Androver basagire gute Androver rwa bandi wimvugisha byinshi basaringe saringe Androver bashashinge murakoze hanyuma gaho rero usibye kuba bagufollowinga abasubscribe warabagwijeho oya none se wamfollowing utabikoze nabyo hari ubwo yajya gukora like kuri Facebook uzajya gukora follow uzajya ubona sub cyukirika vugira uti mukore subscribe kuri NTV Rwanda mukore subscribe kuri NTV Rwanda wayimvugira nko mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu giswahili turagenda duterateranya twagiye subscribe bwabyo ni cyongereza siyo NTV Rwanda niki Rwanda turayivuga gute mu cyongereza banze mbwire Rwanda mu cyongereza nawe Rwanda kandi ari igihugu cy'ikinyarwanda nyine yivuge mu cyongereza so kumbwiye Rwanda subscriber Rwanda kubu wiciye kari NTV Rwanda kuri NTV Rwanda cyo cyose ni cyongereza gifatanye
kandi ndacyakomeje mu cyongereza. Mwana ntukandushye. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye Ando, ndagushimiye kabisa. Nizera ko abo twatangiranye kumuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu munota wa nyuma kabisa byari sawa cyane. Ando mumushyigikire, abakobwa bamukunde cyane, ngakunda no kumva muhamagara Ando. N'abagore bankunde. Reka ye kuko none se ubingo z'abantu ugiye kuzisenya no zimaze. Kibazo gukunda ejo bazavamo umumama. Mbese nakureka nabo umumama kayita kure kuzajya he. Akabo ni mushake muzabyihore kuko nutankunda umugore wawe akankunda nawe uzankunda. N'abana babo n'ababesto babo nuzo gasaba umwana wawe nkunda nawe uzankunda mu rwego rwo kwanga kurakaza umwana. Ayijya zanga kugura internet. Ate? Ate? Cyangwa yayigura akagira imita ibiganiro bya ntajya bireba cyangwa indirimbo zakajya yirebera katuni. Hari umuntu wavuze ngo mu bintu bibiri ugomba kumenya mu mutwe wawe. Perezida n'igihugu ubamo. Icya kabiri. Ugomba kumenya Androva. Reka ye. Ndashaka kubajya mu mutwe. Wari wamwishyuye kugira ngo abivuge ariko. Oya. Ntago namwishyuye. Ubu se we ntunzi? Ntago nkuzi. Ongera uvuge ngo murakoze. Ikiganiro ntabwo cyarangira kabisa. Bakunze b'imyidagaduro, bakunze abahanzi bakizamuka, bakunze umuziki muri rusange aho muherereye hose. Of course mugende mushake Androva kuri platform ze zose yababwiye. Hanyuma nanjye mu following nyaboneka TikTok ndahari, Instagram, X yahoze yitwa Twitter. Hanyuma kandi munadusanganire kuri Snapchat. Nyaboneka mubane natwe hano kuri YouTube channel yanyu yitwa NTV Rwanda. Benshi mwayijeho yitwa Ndabaziye TV, ariko kubw'ibitekerezo byanyu mwamaje kutubwira muti nyaboneka gira ukuntu wagira gutya kandi ko diaspora kazemo mitavugana nanjye. NTV Rwanda niyo ijyanye n'igihe 2025 twamaje kuba tuyinjiramo. Ni sawa cyane uko wayinjiyemo, ni wowe kuzi intego ufite, ni wowe uzizi. Icyo nge ngusabiye no umugisha kugira ngo bizabe bigenda neza. Nyuma nge nibisanzwe kangiye guhindura Bob Bruce aretse nkasoza amana, aretse nkasoza ikiganiro. Ibyo uzabikora mu kindi kiganiro cya kabiri waje kuvuga ku ndirimbo ya Overdose wayisohoye, sibyo? Oya ndi kuvuga ibyo ngiyemo. Melody yambwiye ngo arashaka kurabo yanjye cyane. Oh yes. Undi umwe mu bantu bari gushakira. Uri umwe mu bantu ikinyarwanda kiranje bari gusakirwa. Yego. Indirimbo zawe ariko indirimbo zawe kutabwiye ko bazi downloadinga. Oya ntibadownloading. Bazumvira online. Rakoze. Sawa cyane, mukande subscribe nyaboneka mukomeze muze muri benshi cyane. Hanyuma kandi mukande notification mwibuke ko kazogera ni cyane kabisa. Mundi bitekerezo, like and comment, share. Ewana dukomeze tubane ibintu bigende fresh cyane. Dukina PlayStation.